Shalom, shalom. Shalom, shalom. This is the Spiritual Family Ministries. Olivier and Denyse. Live for Jesus first and for you. Amen. Yeah. Umunsi wo nkuko mubibona twatembereye ku mazi. Gisenyi ku mazi. Turi kureba amazi tuyaheze ijisho. Nta n'ikintu gikoko. Hari umuntu mwegeze kwanga kunda hoteli ya Y'inyanja. Wakunda hoteli? Nanjye nkunda hoteli y'inyanja. Kandi utayizi, ubwo warayizi. So rero turabakunda cyane kandi uyu munsi twavuze ngo ese ko twatembereye namwe wabatembereza aho twatembereye. Sibyo? Araryoshye. Hari ubwato. Reka ubaze ikibazo cyawe ugiye kumbaza. Urambaza. Ubaze. Sure. What is love? Love. Mu Kinyarwanda. Urukundo ni iki? Ni impumyi. Okay. Urukundo harimo dutanga. Bwira ruhe. Urukundo nyine njye nawe dufitanye rw'umugore n'umugabo, rw'umuhungu n'umukobwa. Ntabwo bwita. Okay. Urukundo nta muntu wabasha kumusobanura njye niko mbwira. Urukundo umusura rwishimye ejo rukaba rurakaye. Uvuga ngo urukundo ushobora kuvuga ngo ni ibyishimo, bya byishimo ejo bikaba birarakaye. Urukundo ushobora mbese urukundo rubamo kwishima no kubabara. Gusa kuri njyewe ndarukeya mu byishimo. Thank you. Ndamo ko ubwawe ruhora rwishimye. Urukundo rw'umuntu rwaba rushimishije ni amahitamo ya nyirarwo. Kubera ko urukundo utabona no. Nanjye njya kubaza. Nta kibazo. You know me? I know you. Yeah. You don't? Njya nkunda kubwira abantu ngo hari aho maze kugera mumenya Denyse. Ntabwo ari hanini ariko hari akantu gato cyane maze kumenya. Ese afite urugendo? Ariko gato nako mba mbona kameze nk'aho nagusoje wese. Bwana narakurangije. Yarandangije. Ariko so ntabwo navuga ngo simuzi bihagije nakuzi. Ariko njya nkunda kubwira abantu umuzi yanjye bari kuko akindutse akaba atari ko yahoze cyangwa akaba atari nako yarameze. Bivuga ngo nuko natumwe mpindukamo uratuza. Ubundi ndakuzi. Ibindi bije yaba ari satani. Bije ari bibi yaba ari satani. Bije ari byiza yaba ari Imana. Barandangije. Nanjye mubaze ikindi kibazo. What do you like? To do, to eat, to move, to swim, to... Uravuga ikintu ukunda kurusha ibindi bintu byose ariko atari njye. Njye rero ibyo bintu birashorerana. Byunguremo. Ni bitatu. Kuvuga ngo ni kimwe no. Ni bitatu. Byunguremo. Icyambere. Oya nta cyambere byose birashoreranye gutya. Ndahita mbumva bimeze nk'imisuru. Icyambere. Gusenga kurya no kwishima. Gusenga kurya no kwishima. Yo. Akunda gusenga karya kanishima. Yes. Wow. Misensod. Yeah. Gombas. Gusenga kurya no kwishima. Okay. Do you miss your ex? Hey, do you miss your ex? Bivuga ubareba babona ukuntu. Ex ntabwo mukunda. Umwese oya. Babo do you miss your ex? Ese bavuga nabi bakanyura. Bakakumva nese ko n'ubundi ubwo uzasubira inyuma. Uzi gukora ritani? Oya. Bagukorera rifani. Ntabwo mbakubwira. Sinye bakunda ariko. Bivuga ngo uri kwicuza nyine. Oya. Akundi nyine. Ndahiye, narahiye. Ndahiye we.
ntabwo bakumbe basi Kimis. ntabwo bakumbe Aya. ntabwo Aya sha ukuntu utekereje ubundi ikintu kikuri mu tuvuga ngo no yes. Gusenga kurya no kwishima nyine birashorera kurya we. ubaze sinanjye Baza. Yes. okay ngabaza akabazo Kuiga ex koko na n'ubu ntabwo ndamenya ex wawe rimwe ndamubaza ngo ex ninde nguriya ngo byari aho ngaho ngo yankundaga ngo ariko njye namukunda urumva ntabwo bisobanura neza sobanura ex wawe ubundi ni My ex. bisaba nyungura ariko mbireka arahari cyane Ariko ngo reba icyo gihe cyose ariko reba icyo gihe uri kubaza ngo banza baraho ndakibaza niba ahari kuba adahari okay none se wagira ngo mbubwire bariya akabwumva thank you this is my secret ngo Denyse abura umu ex nubwo aba mfura pa okay I don't miss them ntabwo nakoze ko wakumera nitakumenya kuba I have them yamye yeah. Ariko byagiye biba 1 month 2 months 1 week okay ariko bakaba ari aba ex hano hari abana bazi koga please abandi barayoga so anyway rero biriya nko mujya mutekereza ku ex jya tubakora ariko tubakeneye kubera ko aba ex muri iyi minsi bateza ibibazo tugomba kubibagirwa tugomba kubibagirwa oya tugomba kubagira aba ex banjye bari smart ntabwo ari abantu bakora ntabwo njyewe okay abandi ntabwo bari smart abawe ntabwo bari smart nk'abandi banjye bari smart ni abantu bari kumwe abandi se bamenya ngo narashatse bakamenya uko bitwa ariko abagabo mwitwaza ibyo bintu mukaducira oya abageze ndabacyana bibuka abaye nta n'ubwo ikiribuka ariko nta kintu dupanga okay reka tubaze n'abadukurikira you miss mujya gukumbura abaye ariko abantu bubatse rero kumbukumbura umunsi cyangwa ntabwo mujya mubakumbura ibyo bihe byaratambutse basigiremo akanya ko kudusubiza mugiye igisubizo murabakumbuye cyangwa so muzaze gutembera Gisenyi hararyoshye hari abantu bazi koga abantu batoga ntabwo biryohera cyane abandi hano bari koga amazi biraryoshye ariko twebwe ntabwo turi koga gusa tuyashyiramo ibirenge tukayakubita bikarangira byatwara no mu byato ya so basezere basezere tubatembere oya tujye kwirinda kacu nabo bazaze babikawe ase bunyatuma baze kubyererana akabateka tuze tubaganirize ariko reka natwe tujye kwiyoroshya nk'abandi harimo n'akavuyo mu mazi bize mu mazi yabize amazi cyane babakunda cyane Imana ikomeze kubarinda kandi waravuze ngo nandi kujyanye n'abayiba rero reka mbabwira hari abantu mudakora muwe mushaka gukora refund y'aba ex please hari abagore baba bacanye ku maso ganjye rero wa mugabo ni ufite umugore utari kwato don't refund your ex mujye muzana abagore banyu mu bapresent Gisenyi kugira ngo hatazagira abandi bantu babahaza yes nutamusohokana nanjye nibeshye nkaza n'udutari uyu nguyu bashobora kuvuga atari kuri uwo mugabo ko bagahita bahamagara ariko mba namuzanye nka mu present Gisenyi bakamenya ko ari uwanjye Igisenyi ari kuvuga ni umwuka wa oderi y'inyanja ibintu nk'ibyo ubwato bukomeye oderi y'inyanja n'amafi ariko kuvuga twabonye harimo n'uduti barasanga
turobye utwo dufi twaba twamenye okay tugende